Ni urupfu rutunguranye, ni urupfu rwashenguye imitima ya benshi, ni urupfu rwababaje abanyarwanda benshi cyane, bamwe bararira abandi bifata ku munwa. Uyu mugabo yapfuye yifuza ko bamuhambana ibye byose. Uyu mugabo nyamara mu gupfa kwe ngo yishwe n'indwara idakira izwi nka sida. Iyi ndwara ngo niyo yamwivuganye birangira yitabye Imana, niko amakuru yaje bavuga yuko umugabo yishwe na sida yari yaramurenze. Uyu mugabo rero yari afite amafaranga menshi cyane, ubwo yari afite miliyari zisaga 15 z'amafaranga y'u Rwanda kuri konti. Yari afite imodoka ya BMW, izi modoka nziza cyane zigurwa n'abaherwe ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe rero uyu mugabo mu gupfa kwiwe yasize yanditse urwandiko avuga ko bazamuhambane ibyo byose. Mu gihe rero barimo bacukura imva kugira ngo bamuzanire isanduku, bamuzaniye imodoka imwe muzo yari atunze barayimuhambana. Imodoka iri mu bwoko bwa BMW, imodoka nziza cyane, hagasa agaciro ka miliyoni 120 y'amafaranga y'u Rwanda. Birangira rero iyi modoka bayimushyinguranye. Byagenze gute rero? Ishami rya polisi ryahise riza ryirukanka kugira ngo mu cyimbo cyo kugira ngo uyu mugabo aruhuke mu mahoro, ntabwo umuntu bamushyingurana imodoka ya BMW ngo bamushyingurane n'amadolari n'amafaranga ngo umurambo wiwe urare mu butaka. Ahubwo ikintu polisi yakoze ni kimwe. Polisi yavuze yuko uyu mugabo agomba gukoresherezwa isanduku nziza cyane bakamushyingura. Bityo rero kugira ngo bamushyingurane amafaranga n'imodoka, rwose uyu murambo we bawurarira ndetse bikarangira bataburuye, bakitwarira amafaranga ndetse bakitwara n'imodoka. Iri ni ikosa ribi cyane baye bakoze kugira ngo bashyingurane umuntu n'ubundi amafaranga bamushyingurane n'imodoka. Abaturage bibaza ati ko umuntu ubundi aba yapfuye bajya bamushyingurana n'imodoka bakamushyingurana n'amafaranga kugira ngo bigende bite? Bamwe bakavuga ko kunguku ari gutesha amafaranga y'igihugu agaciro cyangwa gusesagura amafaranga y'igihugu. Bivuze ngo nimba ufashe miliyari 5 ukazishyingura mu butaka, ukazishyingurana n'umuntu wapfuye, ayo mafaranga ni amafaranga y'u Rwanda ubutesheje agaciro koko abazagenda akaborera mu butaka. Nimba ufashe imodoka miliyoni 120 ukajya kwishyingura mu butaka, bivuze ngo ni amafaranga ya beneri uba uri kwica nabi cyane. Bityo rero ibyo ngibyo biri mu bigize icyaha. Bityo gufata ibintu nk'ibyo ngibyo ukabikora ni nko gufata amafaranga ukayatwika, nabyo bigize icyaha. Iyo ufashwe urafungwa. Gusa polisi yahageze hakiri kare, batangiye guseri bari kugira hejuru imva, bari kugira barimo bayisubiranya. Nibwo polisi yahawe amakuru iza yirukanka, birangira bahise bahagarika gushyingura uyu mugabo, bajya kumushakira isanduku nziza. Gusa umuryango we ni wabyumva bakomeza kuburana bavuga yuko ari bushyingurwane imodoka ndetse n'amafaranga. Umuryango we ukomeza ubyanga, bavuga yuko ngo niko yasize yanditse urwandiko nko kugira ngo umuzimu uzajye ubatera ubishyuza. Bityo rero baramushyingurana n'ibye yari afite. Uyu mugabo yari afite imyaka 75, naho yari amaze igihe kinini cyane. Yari afite imyaka 75, yari afite umuryango w'abana 7, umwana umwe w'imyaka 18, w'imyaka 20, w'imyaka 30 n'undi w'imyaka 40 kugenda uzamuka. Yari afite umugore ugeze mu zabukuru. Umugore we ntabwo yarageze mu zabukuru cyane, yari afite imyaka 60. Urumva yuko umugore atarashaje cyane, bivuze ngo aya mafaranga bagiye kusigara bayarya ari umuryango. Mu gihe abana biwe bamwe bari baragiye muri Amerika, ariko bakigera mu Rwanda bakibona urwandiko rwase bitewe n'amafaranga menshi bafite, bavuze ko bagomba kumushyingurana amafaranga ndetse n'imodoka yiwe ngo ise niko yasize avuze ngo najya gupfa bazamushyingurane amafaranga. Ibi ngibi ntabwo polisi yigize ibyemera, ariko babayibamba banga kumva icyo polisi iri kubabwira, bahise bahagarika ishyingurwa. Barangije icyobo baragisiba, nuko bahise bajya kwikoreshereza isanduku kugira ngo bishyingurire nyakwigendera, nimba banze gukora ibyo leta iri kubasaba. Bityo umuntu uri bugerageze kufosinga akibeshya agashyingura uyu mugabo mu modoka bagashyiraho n'amadolari bavuze, bityo baraza guhanwa batabwe muri yombi. Biri muri bimwe mu bigize icyaha, ariko abaturage bavuga yuko ubu ngubu ari ubwiyemezi, kandi gushyingurana umuntu amafaranga n'imodoka buriya ni nko kuba umushyize ku gasozi. Kubera ko hano hanze hari abantu bashonje cyane, bavuga ati reka nze bamushyingure tugende tubitabure natwe twikirire, kuko hano hanze hari abantu bashonje. Aya mafaranga bayafashisha abantu bashonje badafite akazi, badafite amafaranga no kurya ari ikibazo, bakayabafashisha. Iyi modoka yagira n'ibindi bintu yakora cyangwa bakayihereza n'umuntu akajya yigendamo. Bityo rero gutya no kwangiza no gusesagura umutungo w'igihugu. Ese ujye umenya yuko umuturage ari uwa leta, n'ibiri mu gihugu byose ari ibya leta. Impamvu nkubwira ngo umuturage ni uwa leta cyangwa umuntu wese ni uwa leta,
uzafata umwana wawe wibyariye umukubite kugera ubwo ahasize ubuzima, uzarebe ko atagukatira igifungo cya burundu. Uyikubitiye umwana wawe ukamwica, namukubita ukamukomeretsa nabwo urafungwa kandi ari umwana wawe. Bivuze ngo umuntu ni uwa leta, ibintu byose utunze ni ibya leta, koko nibyo bihesha ishema igihugu cyacu n'agaciro igihugu cyacu. Bivuze ngo iyo uguze nk'imodoka ya miliyoni 100, bivuze ngo abariho miliyoni zisaga 20 za leta. Izi miliyoni 20 iyo leta zifashe ikintu zikoresha, yubaka imihanda, igafasha abatishoboye ndetse igafasha abakene, igatanga za nka, mwumva ngo ni gahunda ya Gira inka Munyarwanda, igahereza abaturage, igahereza abantu batabashije, bakabahereza amarobine, bakabagezaho umuriro n'amashanyarazi. Ngira ngo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ngira ngo ahantu hose yahagize umujyi, ahagira ubusitani, nta hantu na hamwe hatari umuriro w'amashanyarazi, nta hantu na hamwe hatari amazi mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Umuntu wese aracana, umuntu wese aba yirahira perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Niyo mpamvu rero ayo mafaranga muba mugiye gushyingurana umuntu hari byinshi yagakoze. Nyaboneka Munyarwanda, Munyarwandakazi, nimba nyakwigendera yitabye Imana, gerageza umushyingure mu buryo busanzwe. Nimba ari isanduku ya zahabu, nayo nuyimushyinguranamo, hano mu Rwanda barakurarira, barayitaburura. Mushyingure nk'uko bisanzwe, mukorere imigenzo nk'uko bisanzwe. Ibyo birahagije cyane. Abaturage bashimiye leta yacu y'u Rwanda ko ireba ibintu ikakemura ikibazo hakiri kare, kubera ko uyu muntu bamushyingura tayari ejo yari kuzaba yataburuwe. Uri kwibaza ngo ubundi umuntu yapfuye ryari, byagenze gute kugira ngo yisange gutya yanditse runo rwandiko? Uyu mugabo yari amaze imyaka myinshi cyane arwaye ndetse atava mu nzu, ariko akajya yandika urwandiko avuga ati ngenda ndashaka ko nimpfa muzagenda gute. Bivuze ngo we yari azi yuko azanapfa, agira ngo abaganga bari bamubwiye yuko azapfa. Akakomeza avuga ati njya gupfa n'ubundi ndi muzanyuma, munzanira agacupa, munzanira iki, dore ko ngo yakundaga kabyeri bya hatari. Uyu mugabo rero yatangiye kurwara mu mwaka wa 2024, ku tugeze mu mwaka wa 2026, urumva ko aramaze igihe kinini cyane arwaye. Rero umugabo yapfuye ku itariki zisaga 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu munsi akaba aribwo yashyinguwe ku itariki zisaga 27 z'ukwezi kwa gatandatu, nibwo yashyinguwe. Biza kuba intambara, biza kuba induru, ibaze kuba umuntu yari agiye gushyingurwa mu gitondo, bikarangira ashyinguwe nimugoroba saa 12, kwa ko hari habanje kubaho impaka nyinshi cyane, bavuga ngo bamushyingurane amafaranga, ariko bamwe mu bayobozi bakavuga yuko baba bamuroshye cyane. Turabakunda cyane, nuko nguko byagenze. Uyu mugabo byarangiye bamushyinguye, nta mafaranga bamushyizeho, bamushyingura bisanzwe mu isanduku ya VIP imeze neza, bamwubakira n'imva imeze neza, bayishyiraho amakaro, bayidekora, birangira ya mafaranga batamushyinguranye na ya modoka batemushyinguranye, uretse ko ariyo yashakaga. Reka dutegereze ko imizimu izatera umuryango we. Itangazamakuru nabonye ritigeze ribaza umuryango wa nyakwigendera impamvu bashatse ko bamushyingurana imodoka, banze gutanga amakuru. Nguko rero turabakunda cyane, Imana ibaha umugisha, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze. Amakuru nakagaruka, nimero bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Kandi Banyarwanda, Banyarwandakazi, nongere kubasaba akantu kamwe: iyo ukoze subscribe kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ubu dushyigikiye, ubu duhaye support yawe, ubu duhaye imbaraga zo gukora. Bivuze ngo iyo ukoze subscribe, natwe dukora cyane, tukagushakira amakuru acukumbuye, ayuzi n'ayo utazi, cyane cyane utazi no ducukumbura tukayakuzanira. Nk'abanyeshuri bagiye bakubita abarimu, ngira ngo akenshi mwarabibonye, ariko ntago mwigeze mwumva aho Nyabihu umwarimu yishe umunyeshuri yishe umwarimu. Iyi nkuru ni mukanya.